kurengera, hari abatari bafite uburinzi, hari abatari bafite yewe umutaka ngo Imana ije kubatwikira, izuba ntago rizabica, n'imvura ngo ntabwo izigera ibanyagira. Uko niko Imana yambwiye, wowe wubashye Imana ngo ije kukubahisha muri uyu mwaka wa 2025, ngije kugitabaza. Yesu araza kugirire neza, Yesu ajya atanga amahirwe. Wabonaga nta mahirwe ufite ukadepoza, yewe ukavuga ngo nta mahirwe mfite yuko ndabona akazi, ariko Yesu kuko wamutabaje wagerayo ugasanga akazi. Imana mbabwira si uko nayumvanye abandi, nuko mfite ibimenyetso, mfite ibihamya by'ibyo yakoze. Haleluya, Imana ishimwe. Nago nakubwira Imana ntabonye, nuko njyewe nayibonye. Imana iba yabikoze, nuko ba wayitabaje, nuko ba wayizeye. Abantu twabaye iki? Kubera iki twumva ko twihebye? Birashoboka uri mu bibazo, nibyo wabuze wakurengera, ariko iri jambo ni iryihumure ku buzima bwawe. Nawe aragutabara kuko ni ugira icyarema. Haleluya. Kandi ngo akagira ute? Akagikomeza. Ibya Yesu biza yewe biremetse. Haleluya. Ibya Yesu biza bivuga, ibya Yesu biza bifite agaciro. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, abadukurikiye mwese nimugubwe neza cyane. Tubifuriza kubwubwa neza muri Kristo Yesu. Umugisha w'Imana ubane namwe. Kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza mutumisha? Muraho neza. Bwana Yesu ashimwe cyane. Yesu asifiwe sana. Amena. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana amahoro guhereza umugisha. Reka ngusabe kugira ngo usuhuza abakunzi bacu. Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari umuririmbyi twajyaga turirimba tukavuga ngo indamukanye y'abana b'Imana, ni ukuvuga ngo Yesu ashimwe. Namwe Yesu rero ashimwe kandi ahabwa icyubahiro aho muri hose. Amen. Ni Rebeka ubasuhuza. Yesu atugirire neza cyane. Urakoze cyane ubwo maze kuturamutsa, ukamaze kutwibwira. Reka ngusabe kugira ngo imbere ya byose ubanze usenge Imana. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Mana turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye ko turi kuvuga bikemera. Amashimwe na yawe Kristo, nuhabwa icyubahiro ibihe byose. Ngaho rero Kristo turakuraritse muri iri jambo ryawe, turakwinginze kugira ngo ubane natwe, tuyoborwe nawe. Ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Ndakwinginze kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wawe wera, uganze yaba ugiye kurivuga imbaraga n'amavuta yaba bagiye kuryumva. Kristo unyemerere bafashwe kandi barinezerererwe, ubaha umugisha rwose. Ngaho Uwiteka tuguhaye ikaze na karibu ngo ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Tugiye kukwakira. Murakoze. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mbanje gusuhuza abantu bajya bankurikirana, inshuti zanjye. Nawe umbonye bwa mbere, ugiye kumbona bwa mbere, nawe ndagusuhuje. Nkunze kuvuga ngo nta kindi kiba kinyicaje hano usibye kuvuga Imana. Amen. Ni ukuvuga Imana, nta kindi kiba kinyicaje hano. Wowe rero uri kurikira, ko byagenda kose nta jambo ritambukira ubusa. Oya, riba rifite nyiraryo, riba rifite uwo ryateguriwe. Rero wowe wasanga ari wowe kuri uyu munsi iri jambo ngiye kuvuga ryateguriwe. Yesu rero nuryumva araguha umugisha, kandi nuryumvira birarushaho kugira gute kuba byiza. Mahoro y'Imana abane namwe.
abantu bajya badukurikirana ndababona cyane, abatanga komenti ndababona. Yesu abaha umugisha, namwe mutanga komenti mbi Yesu abababarire, Yesu abababarire kandi abagirire neza. Ijambo ry'Imana nzi neza ko rifasha buri muntu wese, nzi neza ko nta muntu n'umwe ridashobora gufasha, cyane cyane ko tuba turi kuvuga iby'umumaro, tuba turi kuvuga iby'umumaro, tuba turi kuvuga ibintu byubaka abantu. Ni byiza rero ngo mujye mudushyigikira mu gihe tugifite uburyo bwo kubyumva, ugomba kubyumva. Yesu abagirire neza aho muri hose. Rero Yesu abane namwe, kandi ntekereza ko ngenda bakunda cyane, namwe abankunda mukanabingaragariza. Yesu abaha umugisha. Amen. Tugiye rero kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nababwiye ko niryo mubanza kubaka ku mitima yanyu, kuko ahantu hose uzaba uri kumwe n'ijambo ry'Imana ku mutima wawe, nzi neza ko muzabana nayo, mbese iryo jambo muzagendana, rizagukomeza mu kibazo runaka uzaba urimo, rizagukomeza mu kigeragezo runaka uzaba ufite. Ijambo ry'Imana ntabwo rizagusiga ryonyine, ijambo ry'Imana rirubaka ntabwo risenya. Yesu rero abagirire neza. Reka tubanze turebere ijambo riri muri Yeremiya igice cya 33 ku murongo wa 2, twumve uko hatubwira. Haravuga ngo, uko niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo arema, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo, ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Yesu nahabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uko niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ugira icyo arema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo, ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhijwe utamenya. Yesu natugirire neza cyane, Yesu adutabare cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka niwe ugira icyo arema, kandi niwe ugira n'icyo akora, kandi akagira ute akagikomeza. Aravuze ngo, ntabaza ngize ute, nanjye ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Tubwiwe ijambo rivuga ngo nidutabaze Uwiteka adutabare. Tubwiwe ijambo rivuga ngo twambaze Uwiteka adutabare. Ese wowe uri kwambaza Imana muri iyi minsi gute? Ese uri guhamagara Imana gute? Ijambo ry'Imana tubwiye ngo nituyihamagare kugira ngo itwereke ibikomeye utabasha kumenya, twereke ibiruhije utabasha kumenya. Yesu akugirire neza cyane. Hamagara Imana, izera Imana, iringira Imana. Tabaza Uwiteka. Haleluya. Ngo ntabaza ndagutabara. Hariho ijambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara. Imana ishimwe ko tujya tuyitabaza ikadutabara. Imana ishimwe ko tujya tuyihamagara ikatwitaba. Imana ishimwe ko ari Imana itagisaza. Imana ishimwe ko ari Imana itajya yibagirwa. Imana ishimwe ko ari Imana itajya yirengagiza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Wa mubyeyi watabaza Uwiteka, mwuzaniye ijambo rivuga ngo tabaza Uwiteka. Aragutabara mu bibazo byawe, aragutabara mu marira ufite, aragutabara. Ngo tabaza iki? Uwiteka. Haleluya. Ngo akwereke ibikomeye, ngo biruhije, ngo utabasha kumenya. Imana idutabare. Hari ibintu biba biri imbere twebwe tuba tutazi, biba bitwasamiye,
bikomeye. Hari ababa bari gukubita agatoki ku kandi bavuga ngo ejo ntabwo umunsi azawurenza. Hari ababa bari kuvuga ngo ejo kari akazi ntazaba karimo. Niyo mpamvu Uwiteka avuganye nawe ngo mutabaze. Haleluya. Ngo aragutabara, ngo akwereke ibiruhije bya bindi utamenya. Tabaza Uwiteka ugiye kubyara, Imana izingura iyo nda yawe. Tabaza Uwiteka mu burwayi bwawe, Imana igukize. Ngo tabaza Uwiteka, ngo aragutabara, ngo akwereke ibiruhije wowe utabasha kugira utabasha kumenya. Imana ishimwe cyane. Nkuzaniye ijambo rikubwira ngo muri aya masaha ntabwo nkubwiye ngo utabaze mwene wanyu, ntabwo nkubwiye ngo utabaze inshuti zawe. Tabaza Uwiteka. Haleluya. Nguko niko Uwiteka avuga, ngo ugira icyarema ngo kandi akagira akagikomeza. Haleluya. Ngo tabaza ndagutabara. Ntabaza njyewe Uwiteka ndagutabara, nkwereke ibiruhije bya bindi utabasha kugira utabasha kumenya. Nyemerera mu kibazo ufite, nyemerera mu bintu byagutesheje umutwe. Ntujye gutabaza abana b'abantu, ahubwo ngo utabaze iki? Uwiteka. Haleluya. Mw'ijuru hari Imana yumva, mw'ijuru hari Imana igireba amarira yawe, mw'ijuru hari Imana igireba gutaka kwawe. Niyo mpamvu ikubwiye ngo itabaze. Yitabaze muri uku kwa 12. Imana igutabare, Imana igukure muri icyo kibazo ufite, Imana igukure muri ayo madeni, Imana igukure muri ubwo burwayi, Imana ikugirire neza. Tabaza Uwiteka. Zonegerebo tarasienema. Tabaza Uwiteka. Uwiteka aje kugutabara. Cyo dukundira Imana irumva, cyo dukundira Imana igira impuhwe, cyo dukundira Imana ayiwe irebera hose icyarimwe. Icyo nicyo dukundira Imana, nuko Imana itagitwirengagiza. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi yararirimbye ngo kera biringiraga Uwiteka, abo ngabo bari mu mahoro. Kandi dufite iyo Mana, nta zindi Mana twiringiye. Dufite iyo Mana, nta bandi bantu duhanze amaso. Ayiwe ndakwinginze kugira ngo wiringire Uwiteka, utabaza Uwiteka. Ikwereke ibikomeye, ikwereke imitego abarozi bari baguteze, ikwereke imitego mu kazi bari baguteze, ikwereke ibiruhije ngo utamenya. Haleluya. Imana ishimwe kwigiduhishurira amabanga. Imana ishimwe kwigidusimbutsa imitego yewe twari twatezwe. Nawe birashoboka ko yewe mu kibazo cyawe wari wabuze igisubizo, wari urimo uravuga ngo mbese ndabigenzane. Mwuzaniye ijambo ry'ihumure ngo tabaza Uwiteka, kuko ijambo riratubwiye ngo tabaza Uwiteka, ngo nayo ngirangije ngo igira iragutabara. Imana ishimwe ko hariho nuko tugomba gutabarwa mu kuyitabaza. Ngo irumva kuyitabaza kwacu, nirangiza inadutabare. Imana ishimwe. Niwakire gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Niwakire gutabarwa n'Imana mu burwayi bwawe mu izina rya Yesu. Wakire gukira. Niwakire gutabarwa n'Imana mu kazi kawe, ikure akagambane mu izina rya Yesu. Niwakire gutabarwa n'Imana mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Ayiwe ngo ntabasa, ngo ndagutabara, ngo nkwereke ibikomeye ngo utamenya. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bavuza induru, akumva ko kuvuza induru mu kibazo cyari cyo kintu kigomba kumurengera. Akumva arihebye, akumva arigunze. Bamwe na bamwe hari abantu nagiye mvuga bashaka kwidoroga kugira ngo ibibazo bafite bibashe kuba byakira, ariko ibyo ntago byashoboka. Ahubwo igisubizo cya mbere ni ukubwira Imana, ukayibwira ngo Mana, noneho byagenze gutya, noneho nta gisubizo mfite, ndagutabaje muri aya masa. Abo uzapfukama hose, wapfukama impande y'igitanda cyawe, wapfukama muri saro yawe, aho wahamagarira Imana hose, iyi Imana izakumva. Kuko ntabwo ari pirate, ntabwo ari dagoni, ni Imana yumva kandi ibera hose
icyarimwe. Niyo mpamvu mvuganye nawe ngo aho uri hose tabaza Uwiteka. Aho wabonaga byagucanze tabaza Uwiteka. Aho wabonaga wabuze igisubizo tabaza Uwiteka. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Iringira Uwiteka, izera Imana yawe. Iyo Mana komeza uyititirize rwose. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo abibutse Uwiteka ntimugahweme. Haleluya! Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikubwiye ngo komeza uyitabaze, iragutabara. Twagiye tubona Imana idutabara, twari twabuze ubutabazi. Twagiye tubona Imana iturengera, twari twabuze abaturengera. Umugabo wo kubibabwira. Iyi Mana mbabwira si uko nayumvanye abandi, ni uko mfite ibimenyetso, mfite ibihamya by'ibyo yakoze. Haleluya! Imana ishimwe. Ntago nakubwira Imana ntabonye, ni uko njyewe nayibonye. Nawe nuyitabaze kuko natwe yagiye idutabara. Twari twabuze inzira, twari twabuze igisubizo, Imana irangije ica inzira. Ayiwe, Imana itwereka ko ishoboye byose kandi nta kintu na kimwe kiyinanira. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo nkubwire ngo aho uri hose tabaza Uwiteka. Ndakwinginze kugira ngo wizere Imana, ngo imyaka ijya ariko iringira Imana, utabaza Imana. Imana iyo yabishatse ni ukuri mu munota umwe ibyo wabonaga bikuremereye yabihindura ibyoroshye. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ibyo wabonaga bikugoye Imana yabihindura ibyoroshye. Ibyo wabonaga wari umutwaro ukuremereye, ayiwe, iyo Mana yagukuraho uwo mutwaro umaranye igihe. Rero tabaza Uwiteka, nawe aragutabara kuko niwe ugira icyo arema. Haleluya! Kandi ngo akagira ute? Akagikomeza. Ibya Yesu biza yewe biremetse. Haleluya! Ibya Yesu biza bivuga, ibya Yesu biza bifite agaciro kuko ngo niwe ugira icyo arema, niwe ukiza uburwayi ukagenda bikemera, abantu bakabibona bikagaragarira amaso y'abantu ko wakize. Imana niyo ikurengera ikakurenganura wari uri kurengana ku mugaragaro ukitwa umwere. Haleluya! Imana niyigiza ikazingura inda. Satani yari yamaze kuvuga kuri uricwa nayo, ariko Imana ikabyemera ikayizingura ugacyura umwana muzima, kuko Imana niyigira ikirema kandi yarangiza ngo ikagira ute? Ikagikomeza. Yesu agira icyo arema mu rugo rwawe. Haleluya! Yesu agira icyo arema ku buzima bwawe. Yesu agira icyo arema mu mashuri uri muriga. Yesu agira icyo arema mu kazi uri murayisaba. Yesu agira icyo arema kuko ngo niwe ugira icyo arema kandi ngo akagikomeza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mu ijuru hari Imana. Haleluya! Mu ijuru hari Imana ikibirindura ibintu ku munota umwe, ugasanga wari uri kurira ariko nimugoroba ugasanga uri guseka. Muririmbyi mwe babivuze ngo umuntu usenga ntukamwishinge, asenga afite icyo yokeje. Bivuze ngo umuntu usenga nta gihombo na kimwe ajya agira. Umuntu usenga nta mwaku n'umwe ajya agira. Haleluya! Gusenga byica umwaku. Mu gusenga Kristo ayiwe akuraho ibyananiranye. Mu gusenga uyu mwami atugirira neza, akatugira abantu tutari kuzaba abantu. Imana itugirire neza, akaduha ubuzima tutari kuzagira ubuzima. Niyo mpamvu mvuganye nawe. Haleluya! Niyo mpamvu mvuganye nawe ngo nta mpamvu yo kwiheba. Twabonye umuntu dutabaza, n'uwo mwami wacu. Niyo Mana yaremye ijuru n'isi. Twayibonye Imana itareba ukureshya, Imana itareba ukusa, Imana itareba kuri kavukire aho ngaho uvuka, Imana itabirebaho. Imana yatoranyije Dawidi ngo ari mu ishyamba, ayiwe ikamutoranya akitwa umwami. Yaravukanaga n'abantu b'ibihangaje barebare beza, ariko Imana ikabona Dawidi ikwiye kumutoranya. Iyo Mana
iyo mana igitanga ijambo ahantu utari kugira ijambo. Haleluya. Iyo mana niyo nkushishikariza kugira ngo uyizere, ntukangwe n'ibiri guhinda, ntukangwe n'imirindi ya Satani. Iyo mirindi ntukangwe nayo, izera Imana, uhamagara Imana mu kigeragezo urimo runaka. Reka gucogora. Muririmbyi yaravuze ngo ntiducogore gusenga tarasihenema, ngo kugeza igihe Yesu azagira ute, azazira. Yesu aze mu rugo rwawe, yitabaze. Yesu araza kurengere, yitabaze. Yesu araza kugirire neza. Yesu ajya atanga amahirwe, wabonaga nta mahirwe ufite ukadepoza, yewe ukavuga ngo nta mahirwe mfite yuko ndabona akazi, ariko Yesu kuko wamutabaje wagerayo ugasanga akazi wakabonye. Iyo ni Imana iba yabikoze, nukuba wayitabaje, nukuba wayizeye. Abantu twabaye iki? Kubera iki twumva ko twihebye? Birashoboka uri mu bibazo, nibyo wabuze uwakurengera, ariko iri jambo ni iryihumure ku buzima bwawe, rikubwira ngo noneho tabaza, hari uwagutabara. Haleluya. Tabaza, noneho hari umuntu wagira ute, wagutabara. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mu ijuru hari Imana yumva, mu ijuru hari Imana dutakira ikadutabara. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe, Imana igutabare aho uri hose. Wa musore we, Imana igutabare. Wowe uri kuvuga ngo mana, ngo none uyu mwaka nawe urarangiye nakoze ubukwe, umva Imana igutabare. Tabaza Uwiteka. Mu ijuru hari Imana igikora ubukwe, mu ijuru hari Imana ayiwe ijya ibikora bikagenda neza. Abantu bararangije kukwita amazina, bararangije kuguhimba amazina, ariko mu ijuru hari Imana ijya ibikora. Iyi Mana yanteye ubwoba. Iyi Mana iyo ndebye imirimo n'ibitangaza igenda ikora, bituma ndushaho kuyizera. Nkabwira n'abantu ngo bagire ute, bakomeze bayizere, kuko iyi Mana ku muntu wayikurikiye neza, nukuri ntabwo imubeshya, ntabwo ihemuka, ntabwo yivuguruza ku ijambo yavuganye nawe. Hoya ntibishoboka. Iyi Mana ntiyaguhemukira kandi warayizeye. Imana ikugirire neza. Imana ibasha gukora cyane n'ibiruta ibyo wowe uyigira ute, uyisaba. Niyo mpamvu ivugana nawe ngo tabaza Imana, reka gucika intege. Birashoboka ko wari warafashe imyanzuro ngo ntabwo nzongera gusenga, ntabwo nzongera guhamagara Imana, ngo ntabwo nzongera kuyitakira, ngo igihe yambwiriye reka. Ariko nagira nkubwire ngo wirambirwa. Aho nyine wayitabarije, aho nyine wayihamagariye, iyo Mana ndakwinginze kugira ngo wongere usubireyo, uyitabaze, kuko hariho ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Wa mubyeyi we, hariho ubutabazi bw'Imana mu rugo rwawe, hariho ubutabazi bw'Imana. Ayiwe wa mukobwa we, hariho ubutabazi bw'Imana. Wowe wumva urushye, wowe wumva byacanze, wowe wumva ko byagukomereye, tabaza Uwiteka ngo aragutabara, akwereka ibirumana. Ngo iri jambo ry'Imana tubwiye ngo uku niko Uwiteka avuga. Imana ntago ivuga ibinyoma. We niwe ugira icyo arema kandi akagira icyo akora, ayiwe ngo kandi akagikomeza. Imana ishimwe cyane. Imana idutabare, Imana iturengere, Imana iguhagarareho, Imana ikurengere. Hamagara Imana ngo ntabaza ndagutabara, ngo nkwereke ibikomeye, ngo bya bindi biruhije utamenya. Tabaza Uwiteka. Ibyaguteye utaruzi aho byaturutse, Imana irabikumenyesha, ikumenyesha aho byaturutse, ikumenyesha aho byavuye. Ayiwe Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo wizere Imana, uhanga amaso ijuru, utabaza Imana mu kigeragezo urimo, cyaba icy'uburwayi, cyaba icy'ubushomeri, cyaba icy'intambara runaka, cyaba icyo kwangwa. Ayiwe tabaza Uwiteka, ngo maze ngo akwereke ibiruhije ngo utamenya. Imana ikugirire neza ahantu uri.
ari hose, wowe uhora ayiwe ubukwe bwawe ayiwe bupfa, tabaza Uwiteka akumenyesha ibiruhije utamenya, akumenyesha igituma ubwo bukwe bupfa buri munsi. Tabaza Uwiteka, wowe ujya mu kazi ntukamaremo iminsi, tabaza Uwiteka ayiwe akumenyesha impamvu ujya mu kazi ntukamaremo kabiri. Wowe byacanze, wowe ujya gucuruza ugahomba, tabaza Uwiteka akumenyesha ibiruhije, akumenyesha igituma ushora ugahomba. Nkusaniye ijambo rivuga ngo tabaza Uwiteka. Haleluya. Wahamagara noneho hari uwagusubiza. Tabaza Uwiteka, tabaza Uwiteka. Wowe washatse kwiga bikanga, tabaza Uwiteka ayiwe, tabaza Uwiteka. Wa mubyeyi wowe mu rugo rwe yahoramo intonganya, tabaza Uwiteka. Yesu agusobanurire igituma izo ntonganya zihora mu rugo rwawe, tabaza Uwiteka ayiwe. Ndakwinginze aya masaha utabaza Uwiteka mu bibazo byawe, mu ntambara zawe, mu bikuruhije rwose, mu bikugoye rwose, tabaza Uwiteka. Wowe wabyaye ukabona abana nta bwenge bafite ku mashuri, tabaza Uwiteka. Yesu agusobanura igituma abandi bana bacyura amanota meza, abawe bagacyura amanota mabi, tabaza Uwiteka. Tabaza Uwiteka mu buzima bwawe bwose. Nkusaniye iri jambo ngo tabaza Uwiteka, nawe ngo aragutabara, akwereka ibikuruhije n'ibyo utaruzi. Uwiteka aragutabara. Yesu rero akugirire neza mu mpande zose, akugirire neza. Wa mukobwa we, wa mubyeyi we, wa musore, wa mugabo we, Yesu akugirire neza. Umutabaze niryo jambo nkusaniye. Mu kumutabaza harimo igisubizo cyuko Yesu agomba kukurengera. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Mbazaniye ijambo ribabwira ngo nimutabaze Uwiteka, kuko ntawamutabaje uzakorwa n'isoni. Ntawamutabaje ngo abure kumutabara, ntawamutabaje ngo abure kumurengera, ntawamutabaje ngo abure kumwitaba. Mu bibazo, mu kigeragezo cyose uzaba urimo, byagucanze, amadeni yagucanze, Yesu azagutabara, akurinde amenyo y'abasetsi. Yesu abagirire neza. Dore imbere yanjye mfite umutaka. Uyu mutaka tuzi ko iyi imvura iri kugwa turawitwikira, n'iyi zuba riri kuva yewe turawitwikira kugira ngo izuba ritatwica. Imana yambwiye ngo uku niko ije gutwikira abantu bayubashye, uku niko Imana ije kubagirira neza, uku niko Imana ije kubarengera. Hari abatari bafite uburinzi, hari abatari bafite yewe umutaka, ngo Imana ije kubatwikira. Izuba ntabwo rizabica, n'imvura ngo ntabwo izigera ibanyagira. Uku niko Imana yambwiye. Wowe wubashye Imana ngo ije kukubahisha muri uyu mwaka wa 2025, ngo ije kugutwikira. Abantu bose bazabimenya ko ari Imana yagutwikiriye. Niwakire uburinzi bw'Imana, niwakire gutwikirwa n'Imana. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Iyi niyo message nari mbafitiye. Yesu abane namwe cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom shalom. Yesu atugirire neza cyane. Urakoze cyane. Ikindi twarenzaho uretse ko watambutsa nimero yawe ya telefone ubundi ugasenga Imana. Kw'Imana irahari TV, iyi nomero yanjye rwose irahari. Muzajya mujya no ku biganiro, muzajya muyibonaho kenshi. Nomero yanjye muzayisangaho. Abifuza ko twavugana, abifuza ko twabagira inama, Yesu abahe umugisha cyane. Karibu nisengesho. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ndagushimye kuje gutabara bagutabaje Mana, kuje kurengera Uwiteka bari baruhijwe, abari babuze igisubizo. Ayiwe nguje kubabera igisubizo, kuko ijambo ryawe ritubwiye ngo ni wowe ugira icyo ukora kandi ukagira icyo urema ukagikomeza. Urakoze kuhaya abantu bawe umugisha, urakoze
urakoze kuje kumva gutaka no gutakamba kwabo, urakoze kuje kurema amashimwe, nsenze nizeye kubarengeye muri byose, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amena.